Reka mbahe ikaze bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye. Reka nizere ko mumeze neza kandi ko mukomeje kugubwa neza aho muri mu buzima burimo butandukanye. Abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi nshaka kuganira cyane cyane n'abantu bari mu nkambi z'impunzi ndetse n'abantu bose bafite stati z'ubuhunzi. Ushobora kuba utari mu nkambi, wenda uri mu mujyi, cyangwa se ushobora no kuba utari impunzi ariko wavuga utaye amakuru umenye. Nayabwira abantu bene wacu b'impunzi, hanyuma bakareba uburyo babyaza umusaruro. So ni amakuru rero meza cyane meza cyane. Ni porogaramu yatangiye mu myaka yashize nko muri za 2022, hanyuma uyu mwaka 2025 barongeye barayirenovera. Niyo nshaka tuza kuganira uyu munsi. Ni porogaramu ifasha abantu b'impunzi bafite stati y'ubuhungiro, cyangwa se bafite ibyo bita mandate, cyangwa se bafite ibyo bita, harabyita mandate, harabyita stati, harabyita eligibility. Donc abantu bose babonye ubuhungiro mu bihugu bahungiyemo bya kabiri. Igihugu cya kabiri nakibabwiye mu ubushize, ni igihugu, reka nyisubiremo, ni igihugu cyaguhaye ubuhungiro kitari igihugu cyawe. No kuvuga niba waravuye muri Kenya, kamvuye muri Kenya, ugahungira i Bugande, igihugu cya mbere cyawe ni Kenya, ari nacyo ufite ubwene gihugu. Igihugu cyawe cya kabiri ni Ubugande. Niba waravuye muri Kongo ugahungira mu Rwanda, igihugu cyawe cya mbere ni Kongo, icya kabiri ni u Rwanda rwaguhaye status y'ubuhunzi. So niba rero uri mu gihugu cya kabiri, warahunze, wavuye iwanyu mu gihugu cyawe kubera impamvu runaka, hanyuma ukaba uri mu gihugu kindi cya kabiri ariko ukaba wifuza kuza gutura muri Canada, mbibutse ko ibyo bintu byitwa resettlement. Resettlement hari igihe iyo umuntu ayihawe, haba hari ibihugu bitandukanye byiteguye kwakira abantu, cyangwa se byiteguye kwakira impunzi zitandukanye zivuye mu bihugu bya kabiri. Ibihugu byinshi bikunda kwakira abantu ni Amerika, nubwo kuri ubu ngubu bitameze neza kubera Trump, ariko Amerika ni igihugu cyatwaye abantu benshi cyane. Hanyuma hakaza Canada, nayo itwara abantu benshi. Hakaza Australia, nayo itwara abantu benshi, n'ibindi bihugu byo muri Burayi harimo za Norvège, za Finland, n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko ibyo bihugu bitatu, donc Canada, Amerika na Australia ndetse na Norvège cyane cyane, ni ibihugu bitwara abantu benshi cyane. Hari abari muri New Zealand n'abahandi hatandukanye. Donc niba warabonye settlement y'igihugu cyose urimo, umenye ngo icyo gihugu wagihawe ari igihugu cya gatatu. Ibihugu rero ntabwo umuntu yihitiramo. Donc iyo muri UNHCR baguhamagaye bakavuga ati dushaka gutangira process ya resettlement, bibutse ko resettlement ntabwo ari droit, ntabwo ari uburenganzira bwawe, oya, ahubwo ni amahirwe, ni opportunity iboneka, hanyuma bakaguhamagara. Iyo rero baguhamagaye muri UN bakubwira ngo dushaka gukoresha interview ya resettlement, mu by'ukuri ntabwo wihitiramo igihugu. Ntabwo uvuga ngo nshaka kujya muri Amerika, nshaka kujya muri Canada, cyangwa se ngo baguhe Norvège uyange uvuge uti hoya njye sinyishaka, ndashaka kujya ahangaha ujya. Akenshi igihugu baguhaye aba ari icyo ngicyo. Ushobora kucyanga, ariko iyo cyanze akenshi uba wikuriye ibibazo, kuko hari igihe process yawe isubira inyuma, nyine bagatangira A0 kandi nawe ugize amahirwe yo kubona igihugu. So hano rero nshaka kugira ngo babwire amahirwe akomeye cyane y'uburyo resettlement yawe yaba Canada. So hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nshaka kubabwira mwese abaduteza amatwi, abatwumva, uburyo bwa mbere, niba wumva wifuza kuza muri Canada, ugomba kugaragaza ko uvuga indimi ebyiri, arizo Igifaransa n'icyongereza. Kubera ko Canada ni igihugu gikoresha indimi ebyiri, ni igihugu gikoresha donc indimi zabo ziri officiel. Hano haba indimi nyinshi n'ikinyarwanda kirimo mu ndimi zo muri Canada, kubera ko community y'abanyarwanda yo muri Canada ni nini. So nacyo kirimo rero, donc y'abarwandophone, kavuga y'abarwandophone. Hano haba indimi bavuga, donc ko buri rurimi rwose ruba ku isi rubona muri Canada, ariko habaho indimi ziri officiel zikoreshwa muri leta, ni indimi ebyiri, ni Igifaransa n'icyongereza. Niyo mpamvu iyo niba uri impunzi mu gihugu runaka bakaguha mandate, bakaguha resettlement, biba byiza ko iyo uvuze ko uri bilingue, donc uvuga indimi ebyiri, uvuga Igifaransa n'icyongereza, akenshi uba ufite amahirwe nka 70% y'uko wabona Canada. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi cyiza. Ariko rero andi mahirwe nshaka kubabwira uyu munsi, ni amahirwe akomeye cyane, ni amahirwe, donc icyo ni icya kabiri, amahirwe ku bantu. Burya mu mpunzi ushobora guhunga ukava iwanyu ukajya mu kindi gihugu cyonyine cya kabiri ugasaba ubuhungiro, ariko warize, ufite skills runaka. Tuvuge wenda uri umunasi,
sibyo, uri umunasi warize, uri umuganga cyangwa se uri umudogiteri, cyangwa se warize uri umu engineer, ufite amahirwe menshi cyane yo kuba wabona igihugu cya Canada. Canada rero yashyizeho uburyo skilled refugees cyangwa se impunzi zifite skills, impunzi zifite ubumenyi runaka, impunzi zize, impunzi donc zifite zagize amahirwe yo kugera mu ishuri. Mbibutse ko nyine mu mpunzi harimo abantu batandukanye, sibyo, harimo abantu batandukanye, mwese mwahunze mwavuye muri Congo ahantu ari kubera intambara, ngo niho mvuze wenda muri iyi minsi, cyangwa se muvuye muri Sudani, cyangwa se muvuye n'ahandi, mwese mwisanze mu nkambi. Harimo abantu batandukanye, harimo abavuye muri gereza, harimo abari abasirikare, harimo abari abarimu, harimo abari abaganga, harimo n'abandi bantu batagize amahirwe yo kujya mu ishuri. So iyo rero wagize amahirwe yo kujya mu ishuri, ukaba warize, ufite skills runaka, ufite ubumenyi runaka, tuvugenda uri umunasi, aho ndeka abariho n'emphasizinga cyane abaganga, donc abantu bakora kwa muganga, aba infirmière. Iyo ufite iyo skills, uba ufite amahirwe yo kuba wasaba akazi bikanyura muri program. Hari program Canada yashyizeho, ariyo ngiye kuba ngira ngo muri kubona kuri screen zanyu. Ino program yitwa Economic Mobility Pathways Pilot. No kuvuga ngo ni program yashyizweho cyane cyane ishyirirwaho skilled refugees n'abandi bantu bavuye mu byabo. Donc nababwiye ko habaho impunzi yo witwa refugee ni wa muntu ufite status y'ubuhungiro, ariko hano bajya kure cyane bakanashyiraho abantu bitwa displaced people. Toko ni abantu bavanywe mu byabo n'intambara. Tuvuge niba wari utuye Goma ugahungira Kinshasa, uri displaced, ntabwo uri impunzi. So nawe ukaba ufite skills, ibi nawe birakureba. So iyi Economic Mobility Pathways Pilot ni programu nziza cyane ifasha impunzi ziri skilled. Bigenda gute rero? Bafasha impunzi zifite skills runaka cyangwa se na displaced people kuba baza muri Canada banyuze muri economic programs. So ibi nkuko nababwiye byatangiye muri 2022, ni program yatangiye 2022 nyuma ya COVID. So bavuga ko muri COVID ubukungu bwaraguye, donc ubukungu bwa Canada n'ibindi bihugu byose murabizi, no mu Rwanda n'ahandi hose ubukungu bwaraguye cyane. So Canada rero kugira ngo iri covering cyangwa se yongereza muri ubukungu bwayo, bashyizeho iyi program kugira ngo abantu bafite skills batandukanye bashobora kuza bagateza imbere igihugu cya Canada, bakazamura ubukungu bwayo, donc babibaza. Abantu ba mbere barebwa ni impunzi. Mbibutse ko iyi program abantu bayikoresha cyane n'Abarabu, barayikoresha cyane. Wenda twe Abanyarwanda ntabwo impamvu tutayikoresha cyane, niba ari ko tudafite abantu benshi wenda bize Abarwandafone, kamvuga Abarwandafone, niba ari ko hatari abantu benshi babisobanukiwe cyangwa se badafite amakuru, ariko iyi ni program ikoreshwa cyane. So uburyo bwa mbere buhari ni uko wowe ubwawe ushobora ku-applyinga, wowe donc niba ufite izo skills, ino website nayo bashyiriraho ushobora ku-applyinga. Donc uri umwarimu, kamvuge uri umwarimu, ushobora ku-applyinga nk'umwarimu. Uri umu engineer, ushobora ku-applyinga nk'umu engineer. Uri umunasi, ushobora ku-applyinga nk'umunasi, cyangwa se uri umudogiteri, cyangwa se ariko hano abantu bafite amahirwe cyane ni abantu bakora mu bintu bya health, abantu bakora mu bintu by'ubuzima, donc bya santé, nibo bafite amahirwe menshi cyane. Abarimu hano usanga n'undi bahari, aba engineers hano usanga n'undi bahari, akenshi batanumva neza cyane ibyo twize muri Afrika, ariko abanasi ugera hano bakagutraininga, bakagushyira kuri level yabo, ubundi then ugahita winjira muri system yabo. So ni ibintu byiza cyane. Ushobora gukora application ukabarenga kuri website yabo, ubwo no kandi hari yanditse ngo application, urakurikiza nyine amabwiriza urebe uko bigenda. Ikindi kintu gikomeye nuko na company za hano zishobora nazo guhayaringa, zishobora donc guha akazi skilled refugees and displaced talents through the program. Nivuga ngo amakampani ya hano, niba hano hari companies zitandukanye bien sûr nyinshi cyane, ushobora kuvuga ati muri company yacu dukeneye wenda abantu baba engineers, dukeneye urban planners, dukeneye abantu bize ibintu bya accounting, dukeneye abantu bize ibintu bya management, dukeneye nurse, dukeneye donc bakafata izo talents zitandukanye ziri mu mpunzi, hanyuma companies hano nazo zigahayaringa. So nivuga ngo hano kuri iyi website hariho uburyo bubiri. Hariho uburyo bw'uko company ishobora kuba yabona cyangwa se kuba yashakisha abantu bo guhayaringa, ariko hariho n'uburyo bwo kuba wowe muntu ufite talent, ufite skills runaka, nawe ushobora ku-applyinga, donc ushobora gusaba akazi binyuze kuri website. Nyamuneka ibintu ntimubikerense, ntimubisuzugure, kuko abantu benshi
baraje abantu benshi barabikoresheje. Ngewe personally nzi hari abantu nzi rwose bageze kuri 5 baje banyuze kuri iyi porogaramu. So haba hari rero n'imiryango mpuzamahanga ikorana na embassy ya Canada cyane cyane mu mpunzi, ushobora kugenda ukabasaba amakuru, ukababwira okay ndifuza kumenya amakuru y'ibi bintu bigenda gute, bikora gute. Hari nk'iyo nzi i Nairobi yitwaga Refugee Point, yitwaga Refugee Point, washobora kujyayo ukababaza amakuru ibigendanye n'iki kintu cya Economic Mobility Pathways Pilot donc y'impunzi zishobora kuza muri Canada. Ni ibintu byiza, ni ibintu bikorwa, kandi ni ibintu rwose bishoboka. So iyo rero utangiye process ntabwo nakubwira ngo uragenda ukadepoza ngo ejo bakubwira ngo uzaze ugende, no, ntabwo ariko bigenda. Ni process ishobora gutwara hafi umwaka wose, kuko nyine ni process. Ndivyo niba applyinze, hari kubona akazi, hari kubona contract, hari kugira gute amaviza n'ibiki byose, ni process. Ariko igishoboka nyine igihari nuko bishoboka. Niba rero uri impunzi, uri Nairobi, uri Kakuma, uri Nyakivara i Bugande, uri Kampala, uri Kigali, uri muri zo nkambi zo mu Rwanda, ukaba ufite izi skills, ukaba ufite ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo hano muri Canada, nyamuneka dore ntucikwe, ngo haye hint. Ubwo nawe ino link ndayishyira muri commentaire, nyamuneka ntucikwe n'aya mahirwe please. Niba hari n'umuntu uzi wenda wagezeyo cyangwa se uri muri bino bihugu, akaba hari umuntu uzi wa beneficia ya mahirwe, please aya mahirwe ntabacike. Ndabinginze mu sharing ino link, muyibwira abantu bose ko ibi bintu babikoresha kandi bakabona amahirwe yo kuza muri Canada. So murakoze cyane rero, reka mbashimire, mukomeze mukane subscribe, ndetse reka ibiganiro mbagezaho mubikunda, kandi ko mubisharinga n'abandi bantu kugira ngo abantu benshi bamenye aya makuru. N'amakuru aba ari ingenzi. Nge nicyo mbazanira ibintu mudashobora kubona ahandi hantu, donc ku buryo bibagirira akamaro. Mugire umunsi mwiza. I love you. Bye bye.